Arakaniga nzi gafite pretty face, gafite n'ubutuza gaparitse fresh, kambaye ubutisi cyangwa ubushort sheet, ntiwamenya ko gacumbitse inyama Jose. Ako kaniga naho kari kuri case yo kurya gatunda buri mu baby wese. Ngo niba ushaka kukagira boyfriend, kazabakunda muri aba baby nka vent. Gusa Melody we, kubera udutendo twinshi agira, nawe ndacyamureba. Ariko abuharaye abari bugumana kuko ngewe ndarekuye uzagumana bo. Oh no 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 no. Urumva rero yari yirengagije ko hari abaniga nabo batoroshye kuri case yo kurya buri mu baby wese w'i Kigali. Mbabarira udasanga wari beshyaga. Oh yeah, urebe neza udahubuka. Zo kwa Dumba kuka video kanje kuko harimo abatipe benshi Hello ladies and gentlemen, this is MC Serious. As usual guys, we love you so much. Turabakunda tawaza ku mutima nko nawe babwiye. Mbibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend, girlfriend, fathers and mothers, family and friends. Join Saneza TV show, join Saneza family kugira ngo gubwe neza ndetse ubone ibiganiro bijye bishimishije bitandukanye. Ahandi hantu watemberera ni muri ukajya gufatayo akantu kameze neza abahita muri Antonov. Antonov urahaze? Antonove baharebera filime buri wa kabiri agasobanuye. Haba harimo abasobanuzi bagiye batandukanye, harimo bagaheza, basavimbi, n'abandi muzagenda mubona batandukanye mu minsi za basigaye banafite rendimesha buri kwa mbere haba haryoshye harimo akantu k'agasope. Hanyuma rero ubwo ngubwo ndagira ngo nkubwire ngo nta handi hantu wagera ugasanga ibiganiro byiza uretse muri Saneza TV show. Umeze bien? Nari nibagiye kubabwira yuko ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 tuzajya mu Kagera gutembererayo tukirebera inyamaswa, tukirebera ibisimba bigiye bitandukanye. Nawe wagura tike yawe, nimero ni 0783 95 ubundi nawe ukagura tike yawe. Abanyarwanda ni 50, abanyamahanga bari resident na amadolari 150, abatari resident na amadolari 200, abana ni 40. Hazaba harimo abahanzi bagiye batandukanye, hazaba harimo abastari bagiye batandukanye, hazaba harimo aba DJ bagenda babacurangira umuziki. Ubundi nawe gura tike yawe. Karibu kuri Saneza TV show. Wow, thank you so much. Umeze neza? Meze bon. Akwikeja. Okeja mana yaje. Oyikeja. Kaze cyane. Uyu mukobwa kugira ngo abibwire kuri Saneza arabanza akora akantu katuma duhita tumumenya. Okay. Harakaniga nzi gafite pretty face, gafite n'ubutuza gaparitse fresh, kambaye ubutisi cyangwa ubushort sheet, ntiwamenya ko gacumbitse inyama Jose. Ako kaniga naho kari kuri case yo kurya gatunda buri mu baby wese. Ngo niba ushaka kukagira boyfriend, kazabakunda muri aba baby nka vent. Hi. Guys, ako mwana wararakaye. Bakwita mbe? Banyita Hope. Bakwita Hope. Yeah. Nese Hope, na mujinyi ufitiye Buddha. Aya Buddha waramurakariye until the way you just replied. Aya ni Buddha ndamukunda nawe arabizi. So ariko ako gako nagakoze nyine just kugira ngo mwereke ko mu following nagaru kugira ngo mwereke ko murwanya. Oya sha twarabamenye mwakoze inama. Wowe ubwawe wicare mu buzima busanzwe wenda ku bantu batakuzi ukora iki? Ku bantu batanzi sometimes du photographer. Means nyine bajya bavuga ngo naba camera woman. Yeah, like that. Ariko nkaba mu presenter. Uzi gukamera neza kuri video? Yego. Uzi gukora neza nkungu wagushana kuri kamera wa kamera neza ugasettinga kamera. Byahatari. Yeah. Uri mu camera women? Yeah. Uka mu photograph? Hanyuma iki presenter just umunyamakuru. Umunyamakuru. Yes. Hehe. Ntago nakoze kuri televiziyo like ahubwo nakoze ku ma YouTube channel. YouTube channel? Hari YouTube channel wakozeho? Umaze igihe kingana iki ubikora? Like va 2020. Ubugeze ujya muri studio se umuhanzi atirinde? Oya ntago dasohora indirimbo ariko ibindi ndacyari kubyigaho. Uracyari kubyiga? Urashaka kuba umuhanzi? Njewe ndashaka kumenya kugira ngo Bulldog
afate gutya akubita hasi ikigoma nawe ugiye hano uhita uvuga uti uyu mujama reka musubize tu. urumva ira song irimo ngiye nakurikije ukuntu uri trend nkurikiza byonyine na message irimo ndavuga ariko yarebye side imwe yarebye side y'abakobwa muri make wakosoye Buda. Oya ntago namukosoye ahubwo naramusubije nagira ngo mwibutse. Oya waramukosoye urumva niba yarakoze side imwe. Yes. Yaka nkwereke uru ni ukuvuga ngo wamuhaye ikintu biti kosora. Yagombaga gukora side ebyiri arangije akora side imwe. Just blaming girls. Waba wibuka agatero ka Buda yaririmbye avuga abakobwa? Akiwe kanyuma. Ako ngako wahuje wenda kenda gusa nako kawe. Kamwe kavuga ngo haraka baby nzi gafite preface. Waba ukazi ngo kaduririmbireho? Akiwe kari nacu. Ndakaza ariko. Ririmba twumve ku kazi. Okay. Kubera ko iyo uhinga indirimbo sometimes hari igihe abagamba itoza bahaye hagahita haza amayako. Hari akababy nzi gafite preface gafite n'ubutaye gaparitse fresh kambaye bikini cyangwa ubushort sheet. Oh sorry. Ntago kambaye bikini cyangwa ubushort dress. Ubushort dress I think. Impamvu aho ngaho hahise haza ibyanjye ibyanjye byawe washyizeho indirimbo yanjye urumva nyine iyo wafashe indirimbo ukahisa nk'uyikorera remix akenshi iyo uyiririmbye hazamo iyawe mbere yo kugira ngo haze ngo araririmba ngo cyangwa kambaye ubushort dress cyangwa ubushort dress nta wamenya ko gacumbitse muri cash nyine ngaho ka baby nawe kari kuri case yo kurya yo kumara abatipe bose ubu cash urumva rero yari yirengagije ko hari abaniga nabo batoroshye kuri case yo kurya buri mu baby wese w'Ikigali. Ako kantu uvuze niko mbara nkubwibaze we kuri wowe abatipe bino minsi ubafata gute? Guys nimba ushaka kureba byonyine n'abatipe b'ubwabo uko bifata jya muri comment zo kwa Dumba kuka video kanje kuko harimo abatipe benshi bavuze ngo reka nceceke kuko ndiyumvise kubera ko minzi ko nyine ibyo nababwiye abenshi barabikora ni benshi cyane muri comment 70% baravuga ngo biyumvise umwe akavuga ngo ukaniga ndumva ari nge undi we none yaravuze ngo nkubwo kunkira hanze birakumarira iki urumva nyine abaniga b'iminsi bari kuri iyo nyine bari kuri iyo case akabona uko wambaye ati uriya ndamwifuje nimara kumurya nyuma y'icyumweru kimwe nzahita njya kuri uriya nyuma y'icyumweru kimwe njya kuri nyine aba yarabatondetse ku murongo tu mbara nkubaza ufite sheri mfite amatsiko ufite sheri nyine subiza ufite sheri si cyose ko gikomeye oya mbwira nivuga ko mufite urambaza byinshi nivuga ko nta mufite urambaza wayi oya tubwire kimwe okay nago mufite nago ufite sheri yego Laude wigeze umugira se yego wamugize ryari naramugize imyaka myinshi itabutse ariko womeruka hashize umwaka nta sheri ufite bara abakobwa tubwira ngo ntibajya babasingo wewe byagenze ute kugira ngo umare umwaka wose uri singo aya nabonye abahungu b'iyi minsi batari serious ndabireka oya guys nago mbatutse muri serious sibyo ariko nyine hari ukuntu nabonye bitari kuzamo neza ndavuga ngo reka mbanze reba iki kibuga kitaba cyanyereye urumva uracyari kubazuminga none nyuma yo kubazuminga wasanze bashaka kurya ubu dukobwa twose ubu uracyarongoye mwana wanjye nago byabura erega bazima nago bashize rata si mu gihari si mwari rata okay ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko umutipe mwakundanaga nyine igihe mwakundanaga wamukundiraga iki rero umutipe twakundanaga igihe twakundanaga nabonaga ari byose nyine naramukundaga nkukunda ibyo byose nabonaga nyine ari we wa mbere ku isi mumaze gutandukana rero nasanze ari we wa nyuma wasanze nta kirimo ntabwo wabibura bavuga ngo nyine ngo urukundo ni impumyi nasanze nari narahumye ariko ntako ni bya bindi ngo umuntu akundana n'umuntu batandukana agahita abona yarakadesha ariko umuntu wenda nk'urugero aba afite wenda
nk'ikibara mu maso sibyo ari nk'inenge ewe wabireba ukabona niko kantu karenze kabona nyine ako kantu nisaba kubera ko mukundana ariko mwatandukana ukajya unamureba ukabona areba n'imirari kandi ntayo ihari. Hope ufite aba ex bangahe? Ufite aba ex uwo wenyine uratubeshe mugabo. Uzi impamvu se hari ibintu kera twagiraga ngo ni amour scolaire ngiye ntago birangiye bibara nkaho ari urukundo kuko birangiye kubibara baba benshi ariko umuntu navuga ngo twakundanye nkamukunda nyine nkumva ko namukunze kuko byanyabyo atari karimo nyine harimo atari iby'ubwana no menye niyo mpamvu mbara ko mfite umu ex wasaga ajya kumuzana Antonov mugasangira n'agacupa. Najyaga musohokana nawe arabizi njye mba romantique iyo babaye romantique ukora iki? Nkuru tuntu twinshi byavuga ngo abakobwa ntibajya batanga akado njye ntanga gift biri seri sana muri relationship urayitanga. Wow, mukora du surprise njye ndi romantique ukamukora du surprise none wamukora du surprise drama shara mwatandukanye ari wowe ubishaka cyangwa ari we? Yari amaze kunkoshona inshuro nyinshi bigeze ngo mbivamo ansaba imbabazi numva ko ukuntu yari yarambabaje igihe kinini numva ntago nshaka kumubabarira bigeze nyuma nyine ndongera nanjye musaba imbabazi ko nanze kumubabarira birongera musubiramo birangira tubiri mugahora muri ups and downs. Hanyuma rero ndikukubaza uyu munsi ubona ushaka umutipe umeze gute mu gihe mwakunda wongeye gukundana? Umutipe ushaka duhe structure angana areshate asate ameze gute nyine ameze gute twereke ishusho y'umutipe ushaka. Umutipe nshaka idanje gusa nkunda abantu barebare ko nanjye ntago ndi mugufi cyane. Umutipe w'igikara kandi utananutse cyane ako utanabyibushye cyane ngaba nduta cyane so uringaniye muri make uringaniye. Aka kanya abatipe b'inzobe bavuye mu nzu bo naba mbabwiye ngo tuzaba inshuti ariko not boyfriend and girlfriend. Why not can you love a brown guy? Kwa icyo utakunda umuhungu w'inzobe? Nakora ko ex wanjye ari inzobe. Yari inzobe. Ahubwo inzobe hise ubacishamo amaso kubera wowe wenyine. Finesse mbanyuzamo ijisho nabonye ko ntakirimo. Hanyuma Hope ejo bundi ugize gutyo dukubisa aga challenge uba ugize gutyo challenge inzu umugabo bita Buddha. None seka nkubaze mwana wanjye ugiye kuba umuhanzi noneho? Ngiye ikirigiye kubakorera ni kimwe mfite na remix ya Sikosa agira na remix ya Kosho so ntago ngewe nkora twumvishe kuri remix ya Sikosa. Oya tubabari. Okay, the reason why nago nyine ngewe nshaka kuzajya mvuga ngo nkoze remix ngo y'indirimbo nyine ngo nukuvuga ngo kwa kundi umuntu yasubiyemo indirimbo ahubwo ngenda gusubiza kuri message waduhaye. That's noneho Sikosa iravuga ngo nisanze nkunda umuntu ntazi itonde neza udahubuka. Yes. Nyine ibyo ngibyo uri kuvuga we wakunze umuntu utazi ariko nagenda kwibutsa ko ugomba kurebe neza udahubuka kuko nukomeza guhubukira gukunda umuntu utazi bro urisanga hasi. Okay, duye kuri ka remix ka Sikosa gato. Seko ntari amagi mu gitondo. Gerageza, it's okay. It's all right. Rumuhanga. Brother yo nyumva ndakwingenze hariko sukoro kaza ryicuza mbabarira ibyo gukunda umuntu utazi ubive mutarabigwamo urakunda ubutazi nta nubwuzi uko yarezwe n'ukuntu yakuze urakunda ubutazi mbabarira udasanga waribeshyaga oye
urebe neza udahubuka urebe neza udahubuka ma urebe neza udahubuka urebe neza udahubuka ma ona nuticuza mama urebe neza udahubuka ma. Wow, you're the best. That's it. Uzi ko uri umuhanga. Thank you. Wow, that's good. Uri mu rugendo rwiza wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe. Hop. Ubu uzajya wikorera utu remix tubasubiza gusa. Yes, ngiye icyo nicyo nshaka kuko nyine hari ibintu umuntu akora, hari ibintu umuntu akubwira agatabiza uyu muntu mugira inama cyangwa mureke. None wahisemo kuzatanga inama. Ndashaka kumva remix ya Kosho. Nimba uje kuvuga ngo ugiye gukunda umuntu utazi bro, ndakwibutsa ko ugomba kwicunga neza. Hanyuma Kosho. Oya nta kibazo. Hariya Kosho bivuga? Kosho bivuga? Bivuga ngo honey no kuri kwimana. I don't know how to say ariko ngewe ndababaye cause I'm in love mukunda byuzuye kukubona unca inyuma bimbabariza umutima mbanagerageje ngo nitonde kaza n'abakobwa nkakwihorera kajya mu gitanda nkenda gusara. I'm gonna leave you now, I live your life ndarambiwe kuko gukomeza gutya sinabishobora amarira yanjye ndayagukijije nkomeje kuguma hano naturi ku mutima amarira yanjye ndayagukijije nagerageje kubikwereka ariko ntiwumva njye nafashe umwanzuro abuharaye abari bugumana kuko njyewe ndarekuye uzagumana bo. Oh no man njyewe numvishije Kosho ndababara noneho ugasanga nk'umutipe arito yarayikoherereje kibaza koko do we really deserve this to deservinga gucibwa inyuma. Agace ka kabiri karavuga ngo nakoze uko nshoboye kose ngo nkushimishe ariko ibyo nakoze byose bibi mpfabusa. I need you to understand if I leave you now suko naguhararutswe ndagukunda bu nge ngukunda cyane nugundiza sinzi icyo nakora ngo nkwiharire narwanye urugamba ngo tugumane aho bigeze ndarekuye ndatsinzwe pe. Minzi ko nyine warihanganye muko kundi nyine akunda abakobwa yakubwiye ngo uzamutwara uko warabigerageje ariko that's not it. Yeah. Kuri umwaktere mwiza. Thank you. Igihe cyose abanyarwanda bitegura ko ye bazakora akantu wazanshubirije saa moya. Nakuru nawe narasubite Tiger Bingo Melody nani. Gusa Melody we kubera udutendo twinshi agira nawe ndacyamureba ariko nawe remix ye ndayifite nuko yo ntashaka kwishyira hanze right now. Yiki yihendirije nzayikubwira danzu y'inyongorera nzakubwira ubungubu nyongorera base ubungubu muri iyi minsi izi 3 nizo navuga ngo ndi gushyiraho imbaraga cyane ariko n'izindi ndi kubijyamo uzagisohora indirimbo zikomeye nuko ngo Suriviza tuzi ko azagashyiramo ibindi bintu Suriviza niko tumumenyereye wowe ufite answers of the questions. Yes. Kula tano
ntacyo uzajya turwanirira abantu baza bakadukinagiza bakadukandagira uko bishakiye answers zo kabisa ndazifite urazifite hanyuma rero Hope ubusanzwe uri mu cameraman ufotorera he tura mu mujyi mfite intuza yitwa Hope Image ufite uri umukire mwa wikorera ni byiza kabisa good wenda nk'abajya bankurikira kuri Instagram barabizi harimo ntuza yanjye ya Hope Image so nzaze sunfotorera ryari Hope zaze we anytime you are free uri umufotogarafe mva mbonye umufotogarafe uzajya umfotora ubu ngubu nari ndimo gushakisha umuzaza umfotora hanyuma Hope mu buzima bwawe ni ikihe kintu iyo wishimye ukora iyo nishimye numva indirimbo nkanabyina I like music than anything indirimbo ndazikunda kuri rwa rwego niyo nababaye ndi kurira nambare kutera nkahita nseka wow that's good hanyuma Hope hari ikintu kigeze cyukubabaza mu buzima yego igiki hari ryari 2019 bura anko wanjye Rwasa abantu benshi baramuzi yari umwacteur wa filime Rwasa ni anko wawe yego so icyo kintu cyarambabaje cyane ku buryo ntago mba nshaka kubyibuka yego warababaye iyo umuntu abuze nyirarumesha aho amarume ko badukunda kuba niyo kuzanye muri imihanda kuko ubundi mbere naje nandika filime ko natangiye kwandika filime 2017 hari filime wanditse nandika amafilime n'ubu ngubu ndazandika hari izo najyaga nandika nkazimuha nyiga muri secondaire ngira nka filime wanditse byibura abakoze zigasohoka tukazibona zo narazimuhaye ikibazo nuko namenyaga ko yababwiye ko ari njye wazanditse yatubwire nta kibazo nese niba atarabashije kubivuga wenda igihe yaragihari abatagihari ubu nawe wabyivugira nta kibazo yegeye reka begiretse tubwire ntabwo byo yigeze abimbwira gusa nanditse filime hari na filime yitwa The Last Born yaciyeho iminsi ishize yari guca kuri Ngombwa Media nayo ninjye wayanditse no kunyarwanda bigeze kubyandikaho iyo filime nendaga kuyisohora yitwa The Last Born ariko vuba hano ubundi zaza bitege n'izindi mfite n'izindi zanditse nubwo zose zitarasohoka hari n'izindi noneho ukinisha n'amafilime oya wowe urandika gusa actually ndi umwacteur n'undi wa filime umwactrice wakitinga hehe muri filime yitwa Urugo Rwanjye bakinamo n'abasperansiya sinzi nimba wenda hari benshi bajya bayireba Urugo Rwanjye nayikinnyemo nitwa Jojo so menzi ko nyine ndi tutra uri tutra voko haje kandi utera imbere cyane turakwifuriza gutera imbere ngewe izo remix ngewe bose nushaka abantu bakina bactinga muri video ndahari nzaza kuko I'm supportive kuko dura to answers turadushyigikiye kuko twasanze tudufasha murakoze cyane hanyuma rero Hope ari abakobwa mu Rwanda bameze nk'abo Buda yaririmbye gira inama bagira inama imwe nabagira nuko kwiyubaha niwo mwambaro udacuya wakambara hariho hose so kuruta ibindi byose kandi ikindi ikinyabupfura icyo kintu cya mbere kuko ndakeka ko ibintu Buda yavuze ntabwo wabikora ufite ikinyabupfura so ntabwo wabikora ufite ikinyabupfura twige kugira ikinyabupfura twige kwiyubaha kuko turabona nukuvuga ngo Buda ibyo yaririmbye bitwereka ko abahungu baturebyemo baturebye mu mutwe of course yes ariko ntago ari twese nkuko n'abahungu atari bose Hope thank you so much kuza kuri Saneza TV show ndashaka kuzagaruka turi gusohora remix wigeze uvugana na Buda nyuma yo gukora ka remix Buda twaravuganye mwaravuganye akubwira ngo iki si private ra yashaka gusanga twavuganye ibintu byinshi kuri randirimbo ukimara kuvuga gutyo ntiyaguhamagaga ati wa mwana we bite byawe kandi urumva nyine namwe mwarebye ahantu yayipostinze ukuntu yavuze ati nyumvira nawe byanze bikunze nawe byaramutunguye ariko nyine tuza urumva Buda n'ubundi nta yindi side yari kuririmba aho yaririmbye yazi nawe uririmba yuzi that's normal ni ibintu bisanzwe kandi na byiza anyway ni collaboration nziza twakifuje kubyumva muri nko kuyikora muri babiri ariko imba ngo hari aka baby nziga nawe gatumwa ngo hari akaniga
sawa murakoze cyane mugira amahoro ciao ciao abantu bari kuri Saneza TV show mwibuke gukora subscribe share and comment kugira ngo mudacika n'ibiganiro twabateguriye umunsi ku munsi tubakunda cyane mugira amahoro